n'ubundi bajya bavuga ngo uhuhura uwahuhutse n'ubundi uwo abamurenganya gute safi abakobwa barahanga barakurura ntabwo uvuga ngo nanjye bankurura ariya dore twe ntabwo twigize twaje twabyambariye humura nta kibazo uri bugire wagenda wambaye gutyo kuri social media yahuza wowe Okay, isi ya none dutuyeho iyobowe na internet, abantu bakoresha social medias, like nk'abakobwa cyane cyane nibo bakunda gukoresha social media muri iki gihe. So uyu munsi rero tugiye kuganira kuri iki kintu. Abantu bakunda ama social media, ukuntu bafectinga cyangwa se bo bakafectinga izo social media. Ese abantu bamwe baravuga ngo cyane cyane ababyeyi bakavuga ngo uyu munsi imbuga nkoranyambaga dukoresheje ururimi rwacu rw'Ikinyarwanda ziratwangiza cyangwa se ni twebwe tuzangiza. Icyo kintu nicyo tugiye kuganira muri aka kanya. So rero tuguhaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi kuri Fight or Die gitegurwa nanjye Charlene. Gusa ntabwo ndi njyenyine, uyu munsi ndi kumwe n'abandi bantu bagiye kongera bakadufasha gusesengura ndetse no kubyumva neza no kubisobanukirwa. Umwe aba hari kugira ngo atange ibitekerezo, yatanga igitekerezo akagitangira nawe utabashije kugera hano, ndetse nanjye nkakubariza nawe nkareba icyo wakibaza nawe nkakubariza. None bantu beza, abashyitsi beza, turabakiriye cyane mu kiganiro cyacu Fight or Die. Akoze cyane asenyishije akadakovuza urabizi umuherutse kumubona ubushize akora ishimwe sinzi ukuntu ishubu ndebe buryo mufitanye ideye ase ikibazo nuko mba ndi kugura tugahoza amaso guhera ubu ngiye kugenda ndeba ishimwe amaze ase ko abantu bambwiye ngo turasa n'ibyo nanjye ari umuntu wigeze kubimbwira ariko ntabwo nasa nawe maze kuba mwiza ntabwo nakererana ndamushabe niko bameze nta kibazo gure nawe niko bihari nawe urabihari ntabwo nishimwe yasa nanjye ndetse mutanguse kasa neza muri bisi nawe usa neza shaboneri bwasoza okay, anyway, bahaye ikaze. Ikibazo cyo gusa ni ikintu kigaragaza nako nyine abantu bambwiye ngo nge nawe bajya ngo tumeze nk'impanga. Abo bantu ntibakabije. Ngembe impanga Charlene. Arakabije. Yego rato bakabije. Mani bene damu niko bamera, bene ngango niko bamera, nyine nshobora kugira nka burumaza kuko nyine cyakana abandi. Ibigushyushye. Oya bitancyushya. Umwana ni wacu n'ukunda akabucura kacu kayivan niko gakunda kumbwira mubwiye nk'ikintu namukanga cyane Charlene ushaka kumbwira gake biri kunzamurira pressure mu mubiri kandi pressure nikomeza kuzamuka biraba bibi utuntu nk'utwo ngutwo. Anyway, so biba ari byiza gutera brag, nibaza ko nta mutima mubi hagati yacu, ariko ndabakiriye neza kandi mwumve mikaze kandi mwakoze cyane kwakira ubutumire bwacu. Mwari mumeze bon? Yes. Nisho mfite hagati y'umunsi. Mufitiye hagati y'umunsi keza. Sha ndabizi ko ntako tubyihorera. So rero mwamaze ko mukabibwira neza nubwo nyine nahise umunwa wandiye cyane nkavuga mwanza mukabibwira abantu badukurikiye kugira ngo babashe kubamenya neza. Okay, mwakoze. Amazina yanjye yitwa Semucyo Raphael, akazina k'agasino nitwa Mr Grey. Nishimiye kongera kugaruka hano kuri Mama Charlene. Chano Ndumva ashaka kukongereraho ibindi. Nanjye nk'uko bisanzwe ntabwo byahindutse, riracyari rya rindi ni Nishimwe Debra. Umwana ngiye kubivuga kagasiri nako uretse Debora tutarajya kuri ubundi Debora isobanuye iki? Debora buriya njya numva ngo nagizwe na tate ariko nawe sindamubaza icyo risobanuye. Charlene yabivuze nkaho Charlene yabivuze nkaho hari ibindi. Ibyo bintu ni ibyawe, ibintu bijyanye kuko Debora si iryanye. Ariko Charlene Debora uramuzi ibigwi bye? Ndamuzi Debora. Okay, nimba umuzi no nimba umuzi ibyo bicece muri Bibiliya se cyangwa
wo muri filime Deura ibyo ni ibya Sherene azanye ya Deura tumuhaye ikaze ndetse na Mr Grey gusa ndabakunda abakunzi bacu rero twinjire mu kiganiro cyacu ubundi mwebwe murabizi sibyo ndabizi ko nishimwe rwose ishokoresha imbuga nkoranyambaga sibyo cyane nawe Grey urazikoresha yarananiye kandi noneho isi yanone cyane nk'abantu b'urubyiruko byarakunaniye yarananiye urakoze kwibeshya nicyo cyiza usibye ko nyine ntabwo njya mara umunsi nazengurutse n'udu platform nka dutanu ya noneho hari imvugo abantu akenshi mu minsi abantu b'iyi minsi basigaye biharaje cyane nk'abantu bashesha akanguha abantu bakuru ukabona umwana w'umukobwa yifotoje yigize utya yigize uduki yigize uduselfie arapostinze hariya iyo ni imico mibi ngiri kumurarura ibyo bintu ari gukora si byiza hakaba n'abandi bantu bavuga ati ibireka ibiri sirambuga mu nkoranyambaga ntacyo zitwaye ahubwo abana bacu bari kuzikoresha nibo bazikoresha nabi sibyo nishimye kurwaye iruhande iyo bavuze ibyo bintu bibiri ubihuza ute kurwaye iruhande ibyo bintu abantu ntabwo duhuza ngewe kuko kuba bavuga ngo yashyizeho ngo amafoto ngo akojeje isoni we n'ubundi nimba ukunze ikintu sibyo nimba ariyo kariso wambaye nyine wowe ukaba ubikunze nyine urabikunze sibyo impamvu yayishyizeho azi ko iri burebwe n'abantu benshi njye nawe yari azi ko atari we wenyine uri buyirebe nimba rero yabikunze akabikora mwebwe ubundi abantu dufite ikibazo cyo gucira abandi imanza ugasanga turatangiye turuvuga uriya ni indaya ni iki nyamara ashaka no kwiterera imbere akibonera ayo mafaranga akabasha no kuba yagira aho yigeze ugasanga ahubwo abantu tumuciriye iki imanza nyine aho niho ibintu bipfira njye numva nta kibazo kirimo hanyuma ngo kuvugane none se niba nyine like nkuko umukobwa nimba agiye hari akaporodinga ifoto yambaye ubusa wenda yambaye n'ubusa burebure hari ababikora ntabwo ko bose bambara ayo makasi hari abantu babikora sibyo aho ngaho ntabwo uwo muntu icyo kintu kibaye cyangwa se niba yabikoreye kuri Instagram uwo musore uzajya kureba iyo Instagram akagwa kuri iyo foto nta kintu bizamuhinduraho nta kintu bizamuhindura mu mitekerereze ye mu mikorere yiwe ya buri munsi uko akomeza bireba nta kintu bizamuhinduraho ku buryo iyo Instagram yaba yibaye ikintu kibi cyangwa icyorezo kibi kuri we ubundi bajya bavuga ngo uhuhura uwahuhutse n'ubundi uwo uhura uwahuhutse bivuze ngo baravuga baje kubahura n'ubundi bari uwo muhungu uzareba iyo foto akaba nyine yagira ukundi nyine amera n'ubundi muri we ya mico ibiri murimo nta kindi nyine wabihinduraho niyo yayibona ahandi bitari mu ifoto none se aya mafilme asigaye asohoka ibyo bintu ntibirimo se ntibabireba se nese kuki ibyo batavuga ko amafilme ari ikibazo kandi usanga abakecuru akenshi aribo bazireba ariko n'izo filime zirimo kuko zizi ku masosho zirimo byose birimo kumva rero njye numva nta kibazo kibirimo nimba uwo muhungu abirebye akamera nabi n'ubundi yari asanzwe ameze nabi nuko guhuye urahubutse umuhungu muramurenganya baramurenganya gute safi abakobwa bari aha ngaha barakurura rego ntabwo mvuga ngo nanjye bankurura ariya dore twe ntabwo twigize twaje twabyambariyeho umuntu nta kibazo uri bugire wagenda wambaye gutyo kuri social media yahuza wowe dusilayidinga tukazamura hejuru ubwo wihita undenga nta rugo w'unyitayeho urumva nyine babandi nyine bajya no kureba ibyiza noneho wowe rero uriya kubyumva social media hari pati yigisha pati y'amasomo hari na pati ya entertainment so iyo umuntu agiye kuri entertainment ntabwo bishoboka ko atahura na biriya bintu ubwo nyine abahisemo kubireba yahinduka atahinduka ntibimureba reba biterwa n'imitekerereze yiwe biterwa n'ukuntu wenda yoroshye mu mutwe umuntu woroshye mu mutwe ashobora kugenda akaba ariho akwamira akaba ibyo yirebera gusa ntiyuke ko ari n'amasomo niwe wamureba ukagira ngo yagize ute ukagira ngo ni interineti yamwangirije kandi interineti mu bigaragara leta yishyizeho kugira ngo
ifashe no mu abantu iterambere ry'abaturage bakore ubushakashatsi yes ibintu byinshi tuzi hano mu gihugu ntabwo ari uko twavutse ngo tubimenye byinshi twabikuye kuri internet sibyo rero iyo umuntu ahisemo kujya kureba icyo gice cya entertainment so nukuvuga ngo aba agiye gutakaza umwanya we nyine ibyo aba yahisemo nyine hano turi kuvuga ubundi ukuntu bavuga ngo bamwe ngo social media nizo zishe urubyiruko rw'iki gihe none izo social media bazikureho cyangwa bigende gute oya kandi izo ziri kuzana iterambere bazikora nyine ndi kukubaza ko nimba abantu bicaye bakavuga ngo izi social media zishe urubyiruko rwacu aya ma YouTube ari kujyaho ibintu bitari byiza bikabije aya mafoto y'urukozasoni ibibiki aya mavideo ibintu nk'ibyo ngibyo bigiye bitandukanye none ubu igisubizo ni ukuyaca tubigenze gute babigenze gute abantu icyo bakora ntabwo bayaca ahubwo icyo bakora wenda bakangurira abantu kujya bagenda bakareba wenda ibintu bafite akamaro niba bashaka guteza igihugu imbere ubwo igihugu kizinvestigatinga nako kwinvestinga muri igihugu kizinvestinga mu bingana iki tekinoloji ingana iki kugira ngo bamenye ngo shaka mbere nari kureba ibintu kuri internet nishimwe ari kureba ibintu mbona ari kameramani wacu ari kureba ibintu ari kureba ibintu urumva igihugu iki kintu cyaba ari umutwaro ukomeye sibyo torose gatoya sibyo baravuga ngo ese ubundi social media yajya kukwica mugani wa nishimwe utararinze warapfuye sibyo noneho abandi baravuga ngo nitwebwe none ni ubuhe buryo nishimwe na Grace kukinsubiza ni ubuhe buryo izi social medias zirimo zirangiza generation y'uyu munsi iri kugenda ivuka njyewe ndumva ntago ziri kwangiza noneho ngiye mubajije ziri kubangiza kuko ni urwo ruhare rurahari yuko bavuga ngo zirabangiza ni mu buhe buryo uko bavuga ngo zirabangiza sibyo ni kuriya nk'umwana ashobora kuba ari kuri telefone aho kugira ngo ajye mu mirimo ye ugasanga arayitaye ugasanga nimba atetse nanjye bijya bimbaho ugasanga nimba atetse arashiri oya njye ntabwo nangiza ahubwo nangiza ibyari byangiritse uri kumva ibyo bijya gusushirije biba byarashirije barabiguhaye muri botike bishiririye uri kumva shabere niho bahera bavuga ngo irangiza ubundi impamvu bavuga ngo irangiza ni uko tubikora mu gihe kitari icyanyacyo icyo ni cy'ubundi nashaka ni uko tubikora mu gihe kitari icyanyacyo nimba ugiye guteka imirimo ubundi ugagize imana indasha imbogo buriya we namwihora yumvishe ko imibiri yananiye agize imana buriya mutagira ngo kamera mako cyaka yaragakase nawe uramufashije imirimo ibiri yananiye impyisi nimba ugiye guteka sibyo ntabwo ugomba guteka uri muri telefone ugomba kubanza ugateka ukajya muri telefone nyuma cyangwa nimba ubona kuba uri kuri telefone aricyo cy'ingenzi ugomba kubanza ukajya kuri telefone warangiza ushobora no kuba ukansorenza ibyo ngibyo wari urimo ntaho bigiye nimba waguze mega zawe ntabwo ziri bugende zifunge ugende uteke uyigarukeho ikibazo gihari ni uko babikora mu buryo bivuze ngo rero mu magambo makeya izi social media dukoresha turazangiza natwe zikatwangiza bitewe n'ukuntu twazikoresheje social media nimba kuri YouTube hari izo filime z'urukozasoni wenda uzi kuri umuntu woroshye mu mutwe ziri bwafecting bigatuma ushaka ibindi bintu utarageza n'igihe cyabyo ndetse bishaka kukuviramo ingaruka mbi ntabwo YouTube yaje ikagukura mu cyumba cyawe ntabwo yaje igafata intoki zawe kuvuga ati kanda kuri ino video uyirebe ni wowe wabyikoreye sibyo aho ngaho irakwangiza bitewe n'ibintu uri burebemo hari ibintu uhora wigiraho bitari ngombwa utaha umwanya mu gihe cyo kwiga
kuri social media mu gihe nyine wakabaye uri mu mwanya umwe wowe wipusitse ahantu wibereye kuri telefone hari ibyo uri gukora bitari sawa sibyo icyo gihe biri kukwangiza ahubwo wowe igihe uri kuyangiza ahubwo uri kuyikoresha ibintu bitari byiza ko baravuga ngo Imana ikintu cyose yaremye ni cyiza ariko kikaba kibi bitewe n'uko abantu twebwe tugikoresha none wowe Mr Gray wowe ku rwego ruhande nk'icyo nishimwe yadusubisha wowe urabyumva gute ngendeye ku bye cyangwa nanjye ku byawe ngendera ku byawe hari ibintu mwavuze kare ngo abakobwa bapostinga uwo mwanya babona wo gupostinga so anini ngira ngo inyungu ntabwo batayibona ako kanya so rero uwo mwanya babona wo kugenda bapostinga uwo mwanya wagombye kuwukoresha n'ibindi bintu bibafitiye akamaro kubera ko ibi bintu birimo biragenda byinjiramo abana bato bakunze kwita ngo abatini kandi umwana mutoya ngiye kuza kuvuga umutini umwana mutoya niyo wa mwana ushobora kugenda ukamuforoma ukamubwira ati ikintu kabaho ariko abana wa mugari babaye uburenganzira bwo kwitekerereza bageze babona utuntu dushamaje cyane so nibyo birukangiyemo kandi ntabwo bifite inyungu iri direct yes ngira ngo bagabanya bagatekereza n'indi mirimo iri ku ruhande kuko irahari yego ariko abantu nibakoreshe neza izi mbuga nkoranyambaga kuko zizana amahirwe menshi kandi zikazana n'umusaruro mwinshi kuko umuntu wagiye kuzirema yari yabanje gutekereza kandi umuntu wamushoyemo amafaranga kugira ngo icyo gikorwa kiremwe kibeho nk'abantu bashira amafaranga yabo kuri wenda like nko kuri Instagram nuko bibazi yuko izakora ikintu gihambaye umuntu abacuruza inkweto akamamaza abantu bakora ibiganiro akamamaza bikazana amafaranga niba bikoreshe mu buryo bwiza kuko ushaka ko bimuzanira imikasiro mu buzima bwe bizabikuzanira kandi nushaka ko bikuzanira iterambere mu buzima bwawe bizabikuzanira so rero turimo turagana ku musozo w'ikinyarwanda cyacu ku musozo w'ikiganiro cyacu ngo ni ngengeye tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu like nk'ubu ngubu nishimwe we ahangaha ugeze sibyo imyaka umaze kugeramo ntushaje cyane nyine ushaje nubwo bitari cyane uko cyajisha urashaje bitari cyane humura ntiwihebe sibyo ni ikihe kintu aka kanya ntabwo uri umukobwa mubi umukobwa ukeye keza ufite inyinya sibyo mwicunga wende burare utabaye utakoresha izo mbuga nkoranyambaga ngo wiyambike ubusa kuko burya abakobwa bose batiyambika ubusara kuri social media kuko baba badafite ubwo bwiza nyaburanga bakerekana ahubwo buri muntu wese agira amahitamo yiwe n'ikintu kiba kiri mu mutwe wowe nk'aka kanya nk'umuntu wakubona kabisa kandi umujangweri ngo ntukoreshereze social media mbabarira ugira ikintu kimwe wamumbwira kimwe urahita umbwira n'aba bantu baba nyine basekwa ngo umuntu ukoresha social media ugasanga umuntu yabonye umukobwa yarayanditse ikibero nawe agiye guhita cyanika atari na cyiza kiriho iminkanyari ariho impfundiko ugasanga byose hano mu gatuza nyine hameze ukuntu ameze like ibintu agiye gusobanura ugasanga agendeye ku kigare na bya bindi yabonye akumva ashaka kumera nkawe mbabara ugira ikintu umbwirira abo bantu nk'abakobwa njyewe ikintu nabwira abantu abakobwa turi muri ino minsi turi kugendera mu kigare akenshi ugakora ikintu kuko utagikunze ahubwo kuko wakibonanye runaka kuko abakobwa b'uyu munsi bazi ko biriya kubikora ariko bituma bakubwira uzihe cyane rwose ugasanga nk'umukobwa ageze nko mu myaka myinshi nyine arakuze ndamugiriye inama ararebye aravuze ati kuba nanjye nakundwa nuko nyine ntajya nambara mini nuko najya nambara ku gapantaro nuko najya nshyiraho icyo gisiko nuko ntajya nitera aka make-up nka Sharirene njye inama nabagira nimba ikintu gikunze gikore kandi nimba utagikunze wigendera mu kigare kuko urubyiruko rw'ubu ngubu ruri kwicwa no kugendera mu kigare abantu benshi barimo barashuka abandi ugasanga umukobwa bamuteye inda ari mugenzi we wamushutse kandi ikintu kiba kibabaje aragushuka irangiza akaba ari ujya kukwasasa ajya kuguteza abandi rero wowe nimba ari nishimwe banishimwe nimba ari Sharirene basharirene wivuga ngo ndabasharirene mbe na nishimwe ibyo bintu bibiri ntabwo byahura wowe uri wubundi
ba uhuriwe niyo nama ya mbere niyo nama uyu munsi Deborah tugire none nawe Mr Gray uduhe inama yawe ya nyuma ugiye kumera inama abasore babyuka bajya kureba ikibero cyiza kuri konte hariho iki 0 abahungu babyuka bajya kureba abakobwa bafite utubere duhagaze sibyo nta modoka iparitse hariya nta kibanza nyirinzi agiye kumusohora mu modoka agiye kumusohora mu kandi bashwanya gusa sibyo nyirinzi agiye kugusohora ariko uri kujya kureba abakobwa bafite ayo mabere meza ahagaze umbwirira abasore babyuka bajya kureba abakobwa ngo baseka neza sibyo hari abambwiye hari uwanze ngo abashaka kureba mu baby ufite hano mu gatuza heza sibyo ariko nyamara arabizi yuko ipantaro yamucikiyeho sibyo kandi n'urwembe nako n'urwo rushinge rwo kudodesha n'urudodo ni ikibazo kurubona sibyo mbabarira ungirira uwo musore inama yarangiza akicara ngo Imana yarambeshye ngo Imana ikora ibintu bibi ngo Imana igira ikimenyane warangiza wajya gutereta umukobwa yamara kukwanga abakobwa b'iki gihe barashaka amafaranga yamara kukwanga isi yarahindutse babarira ugira ikintu aba bantu bakora ibyo bintu barangiza nyuma yaho bagatera itigo gira icyo bambwirira abasore nk'abo rero bagenda bakareba abakobwa nyine bakareba ubwiza bwabo ikintu ababwira abakobwa muri kureba ntabwo bazakugira imbere udafite amafaranga ibanza ushaka amafaranga ubundi ikindi abo bakobwa yewe uzabareba no bazaza none bazajya kwizanira reka kwirukanya kugenda ubarira ntacyo bizakumarira ni nko kwirirwa ureba uri guca inyuma ya banki uyica inyuma ya banki ngo harimo amafaranga ngo habitsemo ipinda kandi nta n'igiceri ukamenya waje kubitsa buri munsi ariko nta n'igiceri cyawe kirimo utazajya no kuyakuzamo kandi umusore washoboye gushaka amafaranga buriya n'ubwenge babwaje amenya kuyakontorora icyo gihe ahita amenya guhitamo igihe cyo kwirirwa areba abantu benshi amenya ko urumva ikintu ntacyo bimaze abasore rero mwabyumvishe mujye mugabanya itiko muvuga ngo abakobwa ngo barabanga ngo bakunda amafaranga barayakunda ariko ubaye uri umusore sinjye kubisaba ubaye uri umusore ubwo bwiza bw'inyuma nta nubwo ufite ngo umukobwa mumukurure nayo matoza bavuga ntayo ufite sibyo mwikofi nta kintu kirimo nta no mu mutwe ufite ubwo urumva umuntu uzaza umubwira iki hasi ushobora kuba uri umusore yego uri umukene bigaragara pe n'iyo face ntayo ufite ariko umukobwa mwaganya akati nubwo uyu musore ibi byose atabifite ariko afite ibitekerezo umuntu ashaka kubyuririraho agakora ikintu gikomeye mugabanye itiko ngo barabanze ni mukore babanze bakore ko kubyuke kuri social media ujye kureba ibyo bibero byiza n'utwo tubere twiza duhagaze banze ujye gucekinga konti yawe uko imeze genda ukore umufuka genda ukore numara gukora ibikorwa byawe bizivugira abaza bazaza ariko Shairene ntabwo ari ugukora umufuka uyu nguyu bahahiramo ni ugukora cyangwa ni uvuga gukora ikofi bumve kugenda ukabaza ikofi cyangwa kuyigura ni ugukora ikofi ugashyiramo inote wowe ukiteza imbere numara kwiteza imbere ibindi byose bizagenda biza murekere kubeshya social media ngo zirabangiza ngo social media numvishe nishimwe avuga ngo ihuhura uwahuhutse ngo ihuhuza nyine n'uwahuhutse numbaza ibintu nk'ibyo ngibyo sibyo so rero durekere kuyishinja ngo iratwangiza ahubwo twebwe tuyikoreshe iby'umumaro twebwe dushaka niba ushaka ikuzanira icyiza bizaba niba ushaka ikuzanira ikibi kandi bizaba kandi kubona umukobwa hariya yiturije ari mwiza atajya yambika ubusa adakora ibikintu ukajya umuca urubanza ngo umusuzugure ntabwo umukobwa wese hariya ntabwo umukobwa wese ariko agomba kujya kwiyambika ubusa hariya ngo nuko ariko fine mwakoze cyane kubana natwe twarashe imboga nyinshi mwadusetse mwakoze namwe mwakoze kubaseka ibintu byinshi ariko ndabashimiye ko twabanye kandi twabanye neza tumva n'abakunze cyane twakigumanira natwe twagukunze utarimo nanjye ndi akabara ariko joy mwakoze cyane rero turabashimiye cyane ikiganiro Fight or Die nshimiye cyane Gray nagushimiye cyane ubw'ijento nanga nawe nshimira kandi suri wanjye ushobora bizera reka mbabwize ukuri sibyo
kandi urabona ko ndi imbere rero nishimye wakoze cyane sibyo tujya kuvuga ibintu by'isa nishimwe niwe mukobwa twabashije kubana igihe kinini ni inshuti yanjye ndamukunda cyane iyo mukeneye arahaba nanjye wenda iyo nkeneye mari ndahaba kubwe yitwa Nishimwe Debora just tumaranye iyo sumwa kwa cyenda tumaranye imyaka 9 turi inshuti nizira ko tuzanasazanya sibyo sheri ngaho mujye mwumva story zacu turaho none abahungu namwe bikabananira n'abakobwa so nishobora koze cyane kandi nawe wakoze cyane Greg ndagushimiye cyane ciao ciao nakagaruka